ibintu ntabwo byikora, ahubwo bizakorwa nawe wamaze guhinduka, wamaze gusembuka, ariko bizagusaba no gutanga igitambo. Reka tubaramutse mwebwe mudukurikiye kwijugwe. Uyu mwanya mutoya tufashe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Abantu benshi ubu nyine bakeneye ijambo ry'Imana, isi ya none ikeneye ijambo ry'Imana, isi ya none ikeneye abantu bahindutse kugira ngo bahindure, kuko niyo nshingano abakristo bafite. Uyu munsi rero turaganira ijambo rivuga ngo ni wowe musemburo, ni wewe musemburo isi ikeneye kugira ngo ihinduke, cyangwa se ni wewe musemburo Yesu yasembuye isi ikeneye kugira ngo ihinduke, nimba koko waramaze gusemburwa cyangwa se waramaze guhindurwa n'ijambo ry'Imana. Turaza kwifashisha ijambo riri muri Luka ibice 13 ku murongo wa 20 na 21. Aravuga ngo, yongera kuvuga ati, ubwami bw'Imana ndabugereranya n'iki? Busa n'umusemburo umugore yenze akawusha mu myaka 3 y'ifu kugeza aho yose iri gutubukire. Aha ni Yesu waje uvuga hejuru y'umusemburo, ari gusobanura ubwami bw'Imana. Asobanura uburyo umugore yafashe ngo umusemburo awushira mu myariko 3 y'ifu ngo kugeza aho yose iri gutubukire. Umusemburo akenshi bawifashisha kugira ngo bahindure ikintu imiterere yacu. Nk'uyu musemburo bakoresheje ni umusemburo usembura ibintu bigatubuka, bikaba binini, bikagwira, cyangwa se bigahinduka muri natire byari bisanganywe bigahinduka ikindi kintu ariko ciza gikoreshwa. Ntabwo bari kugikoresha kikimeze nk'uko cyari kiri kitarasembuka ngo bagikoresha ibyo bagikoresha cyamaze gusembuka. Niryo jambo yifashishije. Yesu ataraza, isi yari ifite ikibazo gikomeye c'imiterere n'imihindukire y'abantu, kuko abantu bahindukaga cyangwa se bakoreshaga amategeko kugira ngo banezeze Imana, cyangwa se bakora iby'Imana ishaka. Ariko ayo mategeko ntabwo yigeze abageza ku mpinduka zari zikenewe. Nicyo cyatumye Imana yohereza Yesu kugira ngo adupfire, atugeze ku mpinduka. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe wa mbere isi yari ikeneye, cyangwa se niwe mpinduka ikomeye isi yagize kugira ngo ibashe gusa nk'uko iri none. Cyangwa se isi y'umwuka, Yesu niwe yari ikeneye kugira ngo asembure abizeye kugira ngo bahinduke kuko Imana ishaka. Yesu niwe musemburo ukwiriye isi ikeneye ya none kugira ngo ihinduke ise kuko Imana yo mu ijuru ishaka. Iyo witegereje neza usanga muri politike dukeneyemo impinduka, dukeneyemo abanyapolitike b'abakristo bahinduwe na Yesu, bahinduwe n'ijambo ry'Imana, bamaze kwakira umusemburo mwiza ari we jambo ry'Imana. Iyo witegereje mu madini tubona kuko hari bikwiye guhinduka, tubona kuko hari umusemburo ukenewe, kandi uwo musemburo akaba ari wowe wamaze gusembuka, wamaze gusa na Yesu. Ni wowe bakeneye kugira ngo base nkuko Yesu ari. Iyo urebye no miryango tubona ko abantu bakeneye impinduka mu miryango. Imiryango y'abantu myinshi cyangwa se benshi bahora batekereza ngo ese uyu muryango ndimo nawuhindura nte, nawuhinduza iki? Ariko ndagira ngo tuganire kuri iri jambo kugira ngo wumve kuko ari we musemburo isi ikeneye, wowe ubwawe. Yesu afite igitambo yatanze. Ni ukuvuga ngo kugira ngo usembure cyangwa se kugira ngo ugere kuri izo mpinduka ukeneye, hari igitambo bigusaba. Habe n'abanyapolitike tubona ba Lumumba batanze igitambo, abenshi ndetse baza bapfa bataragera ku mpinduka baharaniye. Tubona Martin Luther mu kinyejana ca 16 niwe muntu wahinduye idini, imiterere y'idini ryari ririho, abasha kuyihinduza amahame y'ijambo ry'Imana, ababera umusemburo n'abandi barakurikira. Ni ukuvuga ngo umusemburo aba ari akantu gakeya kifashishwa kugira ngo gashirwe mu kintu runaka kibashe gusembuka gitubuke. Iyo urebye no muri siyanse hari abantu bagiye basembura siyanse taho bavuga bose, ariko reka tuvuge nko kuri Einstein. Einstein ni umuntu wagiye abarimo bagaragaza ko adashoboye ibi kubera ubwenge yari afite, kwego ntabwo babashaga kumwumva, ariko yaje gusembuza isi formule imwe yitwa relativity. Iyo formule bayikoresha ibintu byinshi, meme no mu buganga bwa none cyangwa se ubuvuzi barayikoresha, n'abacura intwaro za kirimbuzi barayikoresha, n'abakora energy barayikoresha, n'abanyamibare barayikoresha, n'abafizike barayikoresha, n'abachemistry barayikoresha cyangwa se abashimiste. Ni ukuvuga iki?
uyu Einstein yabashe kuvumbura akantu gato kifashishijwe kugira ngo gasembuze isi ubumenyi, kuko ubumenyi bwari buriho yagaragaje ko ufite weakness cyangwa se ufite intege nkeya, abusembuza ubundi bumenyi bushayazana. Nawe uyu munsi wa none isi ikeneye impinduka. Hari uburyo wakora, hari ibyo wakora, ariko intambwe ya mbere ugomba kuba uri umuntu uhindutse, cyangwa se wamaze gusemburwa n'ijambo ry'Imana, wamaze gusemburwa na Yesu. Akenshi uzawibaza ngo ese uzojana nande, uzotangira gute, ese nkeneye imyiteguro ingana gute? Ariko reka mubwire ngo imyiteguro ukeneye ni Yesu. Imyiteguro ukeneye ni ijambo ry'Imana. Iwe ubwe yaravuze ngo mugende, nzabana namwe, nzajana namwe. Yesu ari kumwe natwe. Tugaze utinda cyane kuba muri bujane, kuba muri butangirana. Uzutinda cyane kuba uri kumwe na Yesu, kuba waramaze gusembuka. Hitler yaravuze ngo iyo umuntu ari mu mucyo ngo ibintu byose biramukurikira, ngo ariko iyo agiye mu mwijima ngo habe n'igicucu cyiwe ntabwo kiza kibasha kumukurikira. Ni ukuvuga ngo umuntu uri mu mucyo ahinduka umusemburo. Umucyo mvugana ijambo ry'Imana, umuntu wamaze gutahura ukuri, umuntu wamaze kumenya ukuri, uwo nguwo abasha gusembura, uwo nguwo ibintu byose biramukurikira. Napoleon niwe wavuze ngo isi ntabwo ihangayikishijwe cyane n'abakora nabi, ahubwo ibabajwe cyane cyangwa se ihangayikishijwe cyane n'abantu beza bategereje ngo ibintu bizikora. Kankwibutse mwene data, ntabwo ibintu bizabyikora, ntabwo ibintu bizikora, oya, ibintu ntabwo byikora, ahubwo bizakorwa nawe wamaze guhinduka, wamaze gusembuka. Ariko bizagusaba no gutanga igitambo. Icyo gitambo kirashobora kuba kukwanga, kirashobora kuba utanga ubuzima bwawe, birashobora kugutera guhigwa kubera ko ushaka guhinduka. Abantu banga guhinduka, abantu baza bakunda ngo bagume bagendere mu bya kera, habe n'ubwo babwira ukuri, banga guhinduka kugeza ugeze kuri success. Tugaze utinda ko bataha bakumva yaye, we haranira gusa izo mpinduka urimo. Twasomye haravuga ngo yawushize mu myariko 3 y'ifu, cyangwa se muri ayo marobe kugeza aho yose yatubukiye. Iyi myariko 3 y'ifu asobanura iki? Umuntu ubundi agizwe n'ibice bitatu, agizwe n'igice cy'umwuka, igice cy'ubugingo n'uyu mubiri usanzwe ugizwe n'ingingo. Iki gice cy'ubugingo aricyo kigenzurwa n'umwuka w'Imana cyangwa se kikagenzurwa na kamera ariyo twita umwuka mubi, kigizwe n'ibintu bitatu. Kigizwe n'amarangamutima yawe, kikaba kigizwe n'ubushake bwawe, kikagirwa n'ubwenge cyangwa bisobanuye iki? Iyi myariko 3 y'ifu izigeza itubukira kubera ko ari 3: ubwenge bwawe, ibyiyumviro byawe n'ubushake bwawe bigomba kuba byarasembuwe n'ijambo ry'Imana, byaramaze guhinduka. Niko mu Baroma havuga, haratubwira ngo nuko bene data ndabinginga kugira ngo mube ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu muhinduke rwose mugize imitima misha kandi mutanga imibiri yanyu. Iyi mitima misha iyo usomye mu zindi mvugo hatubwira ko ari imitekerereze, kugira ngo umenye ubushake bw'Imana. Reka nkwibutse iki kintu, mwene data, utegerezwa kuba uhindutse mu bitekerezo, utegerezwa kuba uhindutse mu byo wifuza cyangwa se ikintu ubwirira inyota. Ntabwo ugomba kuba uhora urarikiye iby'isi, ugomba guhora urarikiye ibyo mu ijuru. Reka nkubwire ngo ugomba kuba uhindutse mu bwenge bwawe, mu mitekerereze yawe no mu marangamutima yawe. Abantu benshi bakunze kugira amarangamutima, ariko amarangamutima yabo akabayobora habi. Ariko reka nkwibutse ko amarangamutima yawe agomba kuba asembuwe n'ijambo ry'Imana, ari amarangamutima y'ibyishimo bikomoka ku mwuka we. Yosuwa igice cya 1 ku murongo wa 2 haravuga ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubuhaguruka wambukane n'abantu bose ruri haruzi rwa Yorodani, muje mu gihugu mbahaye mwebwe Abisiraheli. Iyi ni Imana yasibwira Yosuwa, imuteguza imubwira ati dore ga Mose yapfuye, ubu niwo utahiye kuyobora aba bantu, niwo ufite inkoni cyangwa se niwo ufite itara, niwo ufite umucyo w'Imana. Reka nkwibutse ngo nawe uyu munsi uri Yosuwa w'ibyo bintu wifuza, wizo mpinduka wifuza. Muri Ezira 10:4 haravuga ngo byuka kuko ari ibyawe kandi turi kumwe nawe, tutinye ubikore. Reka nkubwire ngo tutinye, haguruka n'ibyawe birakureba, n'ibyawe birakureba, izi mpinduka zirakureba. Uyu munsi wa none haguruka n'ibyawe birakureba. Reka ngushimire wowe ukomeje kudukurikira kwijugwe, kubwire ngo uhaguruke usembura abantu, niwe musembura isi ikenewe.
ijambo ry'Imana ribafashe kandi mugwiza imbaraga z'umwuka n'umutima.